ntago mbabaje mama jewe nta kosa nakoze niwe wabikoze kora ikoranye sheri washyize ku nawe warabikoze tanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu urugo rwacu barinzwe uko ujya ubona ingo z'abayobozi zirinzwe n'abasirikari niko urugo rwacu rurinzwe n'abamarayika nta mwiryane uri mu rugo rwacu nta ntambara iri mu rugo rwacu nta sikiri mu rugo rwacu ndakitetera mu rugo rwacu arabavuze ngo kuko tutagisomana hari impamvu zabiteye ntabwo ari ngombwa kuzibabwira ariko n'ubu ngubu reka musome noneho nagusoma umwana ntabwo ruje kugiyeho warogurutse ni ubushake bwacu ikimana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya tuzakundana ubuzima bwacu bwose maze twibanire tugiraherezo ikimana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya tuzakundana ubuzima bwacu bwose. Ongeye kubasuhuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afrika muri rusange ibihugu by'abaturanyi aba diaspora ntago twabibagirwa murabizi cyane ko muri ku mitima yacu tubanje kwifuriza cyangwa se kubwira abantu batameze neza kwihanganisha abantu batameze neza barwaje bapfushije bagize ibyago bitandukanye mbese bafite imitima ibabaye banzwe n'abakunzi babo batewe indobo mwihangane kandi mukomere nukuri uyu munsi urababaye ariko ejo uzishima ni kwisteye ni gatebe gatoki niko abanyarwanda bajya bavuga rero abari mu mujyi wa Kigali ntago twabibagirwa abari mu burasirazuba amajyepfo amajyaruguru ntago twabibagirwa Afrika muri rusange turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima niko shera ajya avuga ngo tubahoza ku mushaha niko abarundi bavuga yewe abarundi yambi umuntu wese uri Bujumbura uri mu Cibitoki mu Kamenge mu Kayanza hose abarundi bari mu bihugu bitandukanye turabakunda cyane kandi nukuri turabizi namwe ko mudukunda turarokonesa ko mudukunda natwe turabakunda reka kudukunda nta gihombo sheri Karame uhawe ikaze mutware wanjye karibu suza abakunzi bacu then usenga Imana dukomeze n'ikiganiro star ninjire okay bakunzi bacu rero nanjye ndabasuhuje cyane ni ukuri mu kinyabupfura kandi mu kivandimwe Yesu ni umwami Yesu ari ku ngoma Yesu azahora ku ngoma ni umutsinzi ntatsindwa haleluya ndabasuhuje rero ni muri yo ndamukanyo mbasuhujemo ubwo sinzi kandi nkomeza no kubashimira sheri abakoze subscribe ntago njya mpema kubasha mba numva nahora mbashimira nukuri nabo gushimirwa barabikwiriye bimo naho kuva ahantu bikagera ahandi hantu urabona ko rwose harabura duke abadushye cyane ngo bigere kuri hahandi ariko bikomeze nakomeze yego yewe nayo ndabashimiye nukuri sheri urakoze ku mikaze kuma ngo ninjire merci usanzwe urimo na nubwo winjira just ariko ubu amakuru I'm good. You are good. Yes. Cyane. You love me. Cyane. Sheri. Ndagukunda cyane kandi uko bukeye nuko bwije bigenda byiyongera. Ko bukeye nuko bwije ko ndushaho kugukunda. Sibyo sheri ndishimye nanjye rero ikaze nanjye ndakwakiriye kandi bayinga data turakiranye twakiranye rero ikaze ngo bum twese turi abashyitsi hano kandi turi n'abasangwa hano ego sibyo yego okay meze neza ahubwo urusiki utanjana ako se mpora ndota buri munsi nukurota akubundi we warose iki
Jewe yes ni ikintu ushaka kugira ngo mbaze nanjye. warose iki Narose sheri tujya ahantu oya iyo narose ntabwo nabivuga. Iyo narose mbivuze azavuga ati se twabivuze koko nibyo Yesu byiza ariko byiza ariko ntabwo nabivuga nonaha. abantu haketse bavuga ko ndabiketse. Yes nuko ngoko birakakubera impamo. Yes nako bimeze nako bimeze cyane. Kandi ni ukuri byumve nta kibazo cyabyo sibyo. Shiri wanjye none se karame niki kijya mbere kwanza? Ikijya mbere ni urukundo rwanjye rwatumbagira rwateteje umutima rwakumbashye ngo bong 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 nuko nyine rwimereye. Orisariye mu rukundo narasaze narashize nako narashize sibyo. hahirwa Jenny Imana yateye iteka ikamugarukaho ikamuha Bertrand nkaba ntekanye nkaba ntuje nkaba nezerewe nkaba hari ibihe byatambutse ku buzima bwanjye. Ubu ngubu ntekerereza abantu nk'amateka yahahise nishimwe nanjye mfite imbere y'abantu b'inshuti zacu cyangwa b'abakunzi bacu. Nishimwe kuba ari bubyishimire n'abatari bubyishimire birabareba ariko ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rura ngose. Sheri karame dusengera Imana. Witeka Imana bari iki kiganiro bafana mu mega tugushime ko twazahana amahoro fasha ababaye bose akoze ko byumvishije amen. Kuzenze mu magambo make cyane byagenze gute? Kuvuga cyane siko Imana ikumva. Kuvuga cyane nuko Imana ikumva. Tabizi. Niko Imana ikumva. Nyamara Imana ijya yumva. Kubera wavuze n'amagambo menshi. Kuko Bibiliya iravuga ngo nese Imana itotirwa n'amagambo. None ko bivuga ngo se ngo abashaka Uwiteka ntibagahweme. Kudahwema no gutuza. Kudahwema rero ni ukuvuga ngo ntago ari ugusenga cyane ni ukuvuga ati niba uyenda uyu munsi wakoze amasengesho n'urugero amasengesho ya VIP wenda no kwa kabiri w'ikindi nabwo ukora amasengesho ya VIP ntago ari ukuvuga ngo hari abantu njya mbona wenda buri wa mbere kugeza ku gatanu abantu barasenga bakomeza bakajya mu ntuza mu nzu z'Imana kuva ku munsi wa mbere mu nzu z'Imana mu nsengero urumva ntago ari byiza. Imana no nta niba nta kazi afite areke no kwigira mu nzu y'Imana se nyine iby'Imana bigira gahunda nabyo. Iby'Imana bigira gahunda ukiha iminsi wenda nibwo bibiri mu ntuza mu cyumweru uvuga ati ngiye kujya imbere y'Imana indi minsi ndaba nk'uruturimo two mu rugo nubwo nakazi umuntu aba afite akora utundi turimo. Imana ntiba mu mwanda iyanga n'umwanda ubwo rero kufata iyo minsi yose ukagenda ntago nawe Imana nawe ntibyemera. Iby'Imana bigira gahunda biba bi special. Okay. Bon. Tujye gukora iki kiganiro. Tujye gukora ikiganiro shiri. Ikiganiro cyo gukora abakunzi bacu. Kamanze nicare hano. Cyangwa twihagurukire. Kamanze nicare gutya. Yes. Abakunzi bacu baba ko nicaye gutya. Ntabwo ndavuga ikiganiro cyo gukora. Ntabwo urakibona. Sindakivuga. Ariko mbanje kwicara gutya. Nanjye ndabyicara. Nanjye ndabyicara sha. Twicaye gutya. Nicara zako banutse. Twicaye gutya. Nanjye ndabyicara. So ndarushya amavinge. Batwicare. Cyaduhaguruke. Duhagarare baze niba duhagarare. Nebe kuzikoreho. Ndishaka zibe hari ntacyo. Amajeste yose dukoze nayo kisho. Twicaye
turarushye twicare twicareho gake tuvuge nka data noneho iyi jimunasitike. abakunzi bacu rero ibi byose mubona dukoze ikimenyetso cy'imbabazi kibishore cy'imbabazi gute? ikimenyetso cy'imbabazi cyo gusaba imbabazi. Okay. Abyumvishije bise mbimenye ikimenyetso cyo gusaba imbabazi. Niyo mpamvu tubanje guca bugufi namwe n'ukuri cyo gusaba imbabazi. Ibintu mwagiye mubona byose bikababaza, bamwe bikabatera ikibazo, abandi bakatubwira ati yewe ibyo bintu gutya na gutya bikiri biki. Sheri nyiraho reka mbanza nguhe ubugire njye ugira icyo bivugaho byose. Reka ngira icyo mbivugaho. Nanda icyo mbivugaho numara kubivugaho. Bakunzi bacu twicaye hano imbere ya kamera zanyu, screen zanyu, tuje gusaba imbabazi. Ntago dusaba imbabazi buri muntu wese uri buturebe. Turasaba imbabazi abakunzi bacu bababaye kubw'ibiganiro byatambutse twakoze ibiganiro abadukunda bya nyabyo, imitima yabo irabarya, bamwe bareba ibiganiro barira, abandi bareba ibiganiro bazunguza imitwe, abandi imitima irabarya, abandi bati ibi ni ibiki, kuki Imana ibi bintu bikoze, bamwe batangira kwitujutira Imana bati Imana ni kuri yasubye ubigenza, kandi no kuri ari twebwe twabikoze kubwo wenda kwigisha tuzi ngo turimo turigisha, ariko dusanga twarengereye, twakoze ku marangamutima y'abakunzi bacu. Ibyo nibyo tuje gusabira imbabazi, sibyo? Se nkomeze cyangwa nawe urahita ugira icyo uvuga? Ngira icyo mvuga nanjye ubundi dukomeze. Nagira icyo mvuga kindi, ntabwo twabikoranye ubugome, tuyishire. Yego, twabikoranye ubugome, ahubwo hari inyigisho twari turimo gutanga. Murabizi hari igihe twigishiriza cyane mu maplanka, zari planka, ntabwo byari ukuri. Yewe niyo twarangizaga kubikora cyangwa kubigira, twahitaga dusenga na behind ya kamera, tugasenga tugatokesha uwo mwuka, kuko hari benshi bavuze ati uwo mwuka gutya na gutya ururimi ruragira satani ahita yuririraho ibintu byinshi. Ni nabyo bijya bibaho koko, nibyo ntabwo mwibeshye. Nibyo kandi kuko na satani yarinjiriye. Just uko babivugaga niko byagenze cyane rwose. Sibyo? Ubwo rero ntabwo navuga ngo wenda mwabonye ikiganiro, hari ikiganiro twashyizeho, mbivuga neza, mvuga uburyo ki abakunzi bacu batari abakunzi bacu b'indyarya babyuririyeho. Sibyo? Sibishore? Urakibuka? Babyuririyeho, baravuga ati ngo gutya na gutya, bavuga ibintu byinshi, umva bashaka kugira ngo mbese bari bishimye kuba mbana n'agatima kanjye, kuba dutandukanye. Byari bibashimishije cyane. Rero nta rundi rwango, bakunzi bacu turabakunda, murabizi, ntabwo twabatenguha, kuko isezerano tubafitiye cyangwa twagiranye murarizi ryarindi, ntabwo tuba turi kumeyeho. Muhumure rwose, muhumure. Sheri, abakunzi bacu twababaje, kugira ngo tubasabe nabo barareba iki kiganiro, bazatubabarire, batwandikire komenti zitubwira niba batubabariye. Kubera ko natwe ngira ngo ntabwo twanezerwa tuzi neza ko abakunzi bacu bakibabaye. Nyuma yo kubona ikiganiro ko twiyunze, twabonye komenti zigaragaza ko zishimye, ko bongeye kubona ko bitari iby'ukuri, ariko n'ubu ngubu tubasabe, kiriya cyari cyanjye nawe cyo kugira ngo nyine dusoze
prank twakoze tugaragaza ko no kwiyunga ku bantu bagiranye ibibazo biba bikenewe. Rero bazatubabare batubwire niba batubabariye iki cyo nicyo gusaba imbabazi, nta n'ibindi bintu turi buce ku ruhande. Ntago turi busabe buri wese ngo tuvuge ngo runaka na runaka watwandikiye ibi nibi, ariko turaza gufata wenda comment 3 nziza zigaragaza akababaro k'abadukunda, dufate n'izindi comment 3 zigaragaza iryarya cyangwa ubugome bw'abantu bari bicaye bategereje ko njye nawe dutandukana. Nkuko twabanye badutega iminsi, ntago bazabana, uriya musore azamuta, azashaka abana bato. Ariko se sheri, ahubwo tukiri aho mwibariza akabazo, kuki akenshi ni bake cyane bavuze ngo uzantushake abana bato, ubona ari kiye kintu kituma babivuga? Nicyo kintu navuze cyane, naravuze ngo burya abantu ntibakinjiye mu rukundo rw'abantu, kuko ntibabazi uko bahuye, ntibabazi icyabahuje, ntibabazi urukundo rwabo ko rwatangiye, sibyo? Sheri rero ibyo kuba babivuga ni kwa kundi abantu bari muri society abo ntibajya babura. Niyo umuntu ari ikintu cyiza koze, cyiza rwose abantu benshi bagishimye, ntihajya baburamo bakeya bacyamagana, ndavuga ati ngo ntabwo ari byo, ubwo we gikoze kugira ngo yemere, kandi nyamara yagikoze na benshi bamushimye, ariko havamo bakeya bakavuga negativity, bakajya muri negative. None se urumva abo bantu babura nyine ntibabura, ahubwo ikintu twebwe twakora, twebwe turabimenyera, urabizi, baravuga twikorera, bavuga tugakora, tugakomeza, bakavuga tugakundana. Ngira ngo mbwire n'abakunzi bacu ko nta n'agatotsi kari mu rukundo rwacu cyane rwose, nta no kuvuga ngo asikiye riri mu rukundo rwacu. Biriya byose dukora pranka twebwe tutaba tuziranyeho, ariko njyewe mbanzi ku ruhande rwanjye nkumva ko nshaka kubalansinga amarangamutima y'umugabo wanjye, ndebe amaherezo uko biba bimeze kuri ku mutima we. Ari nabwo tuvuga ngo ni inyigisho na buri wese ajya areba amarangamutima ya mugenzi we kugira ngo abashe kuyajera. Ese amarangamutima y'umugabo wanjye ari ku kihe kigero? Ese ababara bingana iki? Ese yishima bingana iki? Ese niki kijya kimunezeza, niki kijya kimubabaza? Ese izo biri ku rugero rungana gute? Nicyo kintu tuba twabikoreye. Nawe akashaka ikindi kintu, yindi pranka. Rwose dufite n'abakunzi bacu ku mpande, dufite abafana, reka mbivuge abafana izo prank. Uruhande rwanjye bakavuga bati Jane uzamukome kuri iki kingiki, nawe bati Bertrand uzakome Jane muri iki kingiki. Bigaragara ko prank dukora ntabwo ziba ari ubuzima turimo cyangwa ubuzima tubayemo. Oya, gusa icyo nemera cyo nuko Satani yabyinjiriramo koko, uwo mwuka akayawuteza kwinjira, kuko turi abantu, ntabwo turi ibiti, ni turi inyamaswa. Satani akorera mu bantu, ntabwo akorera mu biti tureba. Yakwinjira byo, ntabwo icyo tugihakana, yakwinjira ko nituragera Satani atarasa imyambi, ariko muhumure ntabwo arinjira, nta nuzinjira. Kubera iki? Turabafite, muri abajyanama bacu, mudukunda mutugira n'inama, kandi ntabwo mutugira inama zidutuka. Hari uza akandika komenti asa naho akugiriye inama kandi akunyegeramo, anagutukiramo, ukabyumva, uretse ko we don't care. Ntabwo uvuga amagambo ushaka nuko ushaka, atari umugabo wanjye untutse, atari abana bacu badututse, ibyo ntacyo bidukoraho, atari abakunzi bacu bingira akamaro. Hirya dufite abakunzi bafite umumaro cyane, dufite abakunzi bafite umumaro. Sheri, dufite n'abakunzi badukunda bacecetse, bacecetse. Reba mama bebe ukuntu yaduhamagaye, arira agahamagaza nimero zingahe, amayinite ashira akongera agashyiramo andi, kandi ari mu Buholandi. Arababara ati Jane ntago mbishaka. Nongeye kubwira abadamu, Sheri, dufite abakunzi badukunda twese, nkunda kubivuga, nkagira n'abankunda njyenyine. Babandi bankunda njyenyine cyane si uko we batagukunze, ahubwo ni nabafashe bwa buzima bwanjye, ndabizi kabababaza buri gihe baduhamagara bavuga Jane twabonye ikikunezeza, twabonye umugabo gukunda, Bertrand Imana iguha umugisha. Se Sheri, imigisha ababyeyi bakwifuriza uzi ngo uzayikwizahe? Genda yakira gusa.
imigisha bakwifuriza ni myinshi, imigisha abana banjye bakwifuriza, nivuga ngo banjye ndagira ngo ubashe kubyumva cyane. Bakwifuriza ni myinshi, imigisha umugore wawe nkwifuriza ni myinshi, imigisha abana bacu bakwifuriza ni myinshi, nongere mbivuge gutyo, ni myinshi. Imivumo abanzi bacu batwifuriza ni mike kandi ntidukoraho, nta nubwo izanahama, nta nubwo bizadutwara. Utwange utwifuriza uvuga we ngo koma ngo nta na kimwe uzabyinira udihire ubusa, kuko hari n'abadishye imbere yawe badihiye ubusa. Wanyemerera tugafata za message eshatu, urafata inziza urafata imbi, iyo ngwa hafi ntacyo tangira kuri iyo ya mbere. Iyo uri bugereho ko ngiye izo mbona sizubona, ariko reka mbanze ndebe nk'izo basubirijemo umuntu ushaka ku cyo kiganiro se ahubwo kivuyeho. Sheri reka iyi message itarancika, babara kiganiro kugira ngo iki ngiki kiriya twakoze ngo waje kunyura, nicyo numva nshaka ko dusoma. Hari message iri hano ni Salomonika nibiki ni Salmon ariko yinsomere y'amaso yanjye rero arutwa na yawe hase Salmo Khan yavuze ati sha njye mpora mbikubwira kenshi ukagira ngo ndakubeshya, uzajya kwibuka ibitereko washeshe, urabona uko wigira koko ubu aka kanya koko uriyibagiwe. Beritara ahari ntabwo ujya umwitegereza, reka abana bato baze bamwinjirire muri aka gahe uri kwiheha imisuzi. Rekeraho ngo sinjya mwitegereza. Ese niba ntamwitegereza wowe umubonaho iki? Umubona uti? Kuri umubona ni ku byifuzo byawe byifuza, ariko si ko ari ngo ndi kwigirira ngo kwiheye imisozi we. Ubu uri umukunzi cyangwa n'uwari wishimiye ko byabaye? Reka mbanze mugirenya, ahubwo icyakubwira reka mugirenya akira nta byabaye. Icyanakubwira ko ntabwo yari yanditse, ntabwo yarasanzwe yandika. Data ntiyarasanzwe yandika, urumva yase kwakubise ahantu ashaka, yarazigo byabaye, uzabitegereza ubibure. Urumva ngo urangaburira ngo mbyibuhe mu gihe abandi baburara, ubwo ukumbuye umuhanda sha. Burekeye aho Sheri, gurangaburira ngo ndabyibushye ngo biriya twabikinnye dushaka kugaragaza umugore wageze mu rugo akadamarara, akarya agahaga, akibagirwa, hanyuma akaziza umugabo kubera ko amufashe neza. Ntabwo ndi igicucu kigezaho cyo kuba byari ibyanyabyo ngo mbwire umugabo wanjye ngo urangaburira ngo mfite ibiro. Nagaragazaga ko hari abagore babikora, ntabwo ari byo babikoraga. Urumva ikimana yifatanyirije aho ushobora kugitandukanya, tuzakunda n'ubuzima bwacu bwose maze twibanire by'ubuziraherezo. Ikimana yifatanyirije aho ushobora kugitandukanya, tuzakunda n'ubuzima bwacu bwose maze twibanire ubuziraherezo. Bakunzi mwirwirora impore Sheri, urumva abakunzi bacu ingwara amaso hari igihe ngira gutya umuntu akajya wenda mwica akajisho, kandi nshari indwara mwana ntirwariye amaso. Reka gutyo nibwo uhita uyaneza, ahubwo none najya gutya umuntu akajya mwica akajisho, we nzabigenza gute? Nzajya gutya nzajya kubikora cyo nzajya ndebe neza gutyo. Ndabeshye Sheri, ndabeshye Imana izankiza rata. Urumva ngaho twamuhaye ikinogori rero, twamuhaye ikinogori undi wari wishimye nta muziki. Ntabwo dushaka no kumuvuga ngo ni Salmo Khan, reka
bo mwanya tumufite bahise bamusubirizamo baramuto ariko bakunzi bacu icyo kintu ndakibakundira nukuri nubwo njyanyuzamo nk'abantu mujye mubihorera mu basuzugure ngo barebere munsi y'ibirenge byanyu ariko buryo ushobora gusubiza umuntu akahita abona ko mva muturwanira ishyaka tukabikunda nukuri mutaratubona tutarababona mukabasubiza mukabakomana nukuri bari abantu baba bafite urukundo rw'umwimerere cyane Imana igibahirisha nk'ababisamaza mani bahise bamusubiza nabo babandi babisamaza gutyo bisamaza mani yavuze ngo icyo yaryo yavuze ngo ariko mana ntimukatubabaze ni ukuri tunezezwa no kubona bahise bamusubirizamo ni hari uwitwa hotmail ariko rubanda muravuga koko urabona ibigambo uhuraguye hano wagikecuru we cyangwa gisaza we urumva cyangwa gisaza we ari wowe ubuze umutima muzima wabona n'ubwenge bwo kwemera ko Bertrand na Jane bamaze kuba umwe kandi mwaravugaga na kera ngo nkwe hiyakire cyangwa ujye kwiyahura ujye kwimanika uretse ko ari na pranka niyo byaba ukuri nta rugo rutagira kutumva ibintu kimwe uretse ko ari pranka nubwo byaba ari ukuri nta rugo rutagira iki nta rugo rutagira ibintu bitumva ku bintu kimwe akazi ubundi nabo wese uzati umurungi si nk'ibyo byose se hengegera iratuka Jane wacu ubwo yaburaye iho gatsindwa n'Imana ubwo yaburaye aratuka Jane wabo ibi babaranyemerera mbivuga ibi bintu ni byiza we karama hari igihe namaze numva abantu bose ntawe nkunda numva isina y'ubwayo yaranyanze numva nahura n'igisimba nkavuga ko icyo gisimba nacyo kitankunda cyanyanze ariko Uwiteka Mana Nyiringabo igihe gikwiriye bankunda ntabazi bamvuganira basubiriza bamvuze nabi batanze ntabazi mureke mbabwire muntu wihebye wumva ko nta muntu ugukunda hari igihe kizagera Imana ikaguha abagukunda utanabaza abantu dufite babakunzi bacu ntabwo tubaza benshi nta nubwo nabo batuzi ariko baradukunda cyane igihe cyarageze ndakundwa igihe cyarageze turakundwa Imana ibaduhera umugisha umuntu wumva ko utifuza ko twababara utifuza ko twasenya utwifuriza umugisha umunsi ku wundi Uwiteka ajya gukubira inshuro nyinshi cyane kubira kugira ngo iguhe umugisha iyo yifuza kuguha turabakunda cyane pe kandi ni ukuri nubwo twabasabye imbabazi ariko sheri nibyo nkunda kuvuga cyane na Bibiliya bivuga ngo Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi nk'ubu kuba ibitwara bikoze ari nka prank nubwo abakunzi bacu bababaye ariko hari benshi amarangamutima yabo cyangwa se hari abantu benshi abatwanga cyane abatwanga bahise bigaragaza buryo umuntu kwifuriza ukuvugisha ari uko wagize ikibazo uwo muntu n'umwanzi wawe mubi cyane ahubwo umuntu utajya wandika mu byiza umuntu utajya wandika ku bindi biganiro nta kibazo bidufitanye none akabona dukoze prank nk'iri yazi ko ari byo akandika akanavuga amagambo y'amatesho cyane ni wa muhanzi waririmbye yandirimbo ivuga ngo cyane abisiwe azishima rukubabaye abisiwe bababara ruko wishimye kandi twebwe ntabwo twari tubabaye kugira ngo wishime yari prank nshuti yanjye nuko yari prank wabyinnye nta muziki uhari useko udasetse urisekesha cyangwa se twabanyujijemo ijisho umva ijisho ryacu ryigera kure urugo rwacu sheri warakoze kunkunda rata sheri byari bikwiye badutega iminsi ngo uwo mugabo hariyo nabonye ngo ntureba wari kwagira ngo ubumureba bamureba se umugabo wanjye ubona hari ubuhehesi buri mu maso umugabo wanjye ubona ari ibiki bimuri mu maso nta kintu yankurikiyeho nshuti yanjye kugira ngo ntacyo yankurikiyeho ngo nikibura azagenda ahubwo tuzashakana byinshi kandi Imana izatugeza kuri byinshi utagizemo uruhare ariko abadusabira imigisha bifuza ko tubaho neza twishimye imigisha yabo Imana izayigaragaza
iduteze intambwe aho kugira ngo dutandukane tuzabana n'udushaka tuzaba abasazi babana mu rukundo kuko Uwiteka duhagazeho cyane Uwiteka tubereye maso ku rugo rwacu Uwiteka turindiye imiryango umva ngira ngo nubu ikimenyetso urakibona kabisa kunana nawe kuva n'abana nawe kugeza ubu hari icyo uri kubona ariko amaso yawe mabi umutima wawe mubi ntiwatuma ukibona ariko dufite abafite imitima myiza ibasha kukibona rero wowe hagiye dufite cyo kugutaho turi kugendana n'abafite umutima mwiza hari uwavuze sheri afite amagambo menshi nta kibazo sheri ivugira ngo satani ngo uziyebeye ko satani ngo nushaka ubura umukozi satani azatuma ntacyo uzakora turinzwe n'abamarayika benshi kandi ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu urugo rwacu rwarinzwe uko ujya ubona ingo z'abayobozi zirinzwe n'abasirikari niko urugo rwacu rurinzwe n'abamarayika nta mwiryane uri mu rugo rwacu nta ntambara iri mu rugo rwacu nta sikiri mu rugo rwacu ndakitetera mu rugo rwacu hari abavuze ngo kuko tutagisomana hari impamvu zabiteye ntabwo ari ngombwa kuzibabwira ariko n'ubu ngubu reka musome noneho nagusoma umwana ntabwo ruje kugiyeho warogurutse ni ubushake bwacu sheri turegeraho dukomeze ikiganiro dukomeze nyine bakunzi bacu rero noneho dukomeze turekeraho twishyire ikiganiro soma za komenti ebyiri dukomeze cyangwa tuzihure no kuzisoma dukomeze oya twe gukomeza turekere izo komenti uko tujye tuzinyuranamo biyumvishe twabasabye imbabazi ahubwo reka njyewe shera nkubita inshyi 3 ariko nakubita ku matama harahita hahinduka umutuku amaraso tugakubite hano ikingo cyo kugira ngo tubereke ko duciye bugufi ntabwo mbabaje mama njyewe nta kosa nakoze niwe wabikoze twarayikoranye sheri washyize ko nawe warabikoze abakozi bacu nyine barankubise nta kundi ni mu kimbo cy'uko mwadukubise ikibazo mukatubabarira ngize ko mutubabarije nizeye ko nyuma y'imbabazi nta rubanza dore andi darene ati ndababariye bose bose ngo batubabariye mwatubabariye iyi message yindi bize guki yavuze ati ngo si turababariye no mu mutima kandi ngo tubivuze bivuye mu mushaha tuzajya dukora ranka sibyo zazindi zirimo twigisha duto tutarimo gutandukana buhumure ntago tuzongera guhaza tanu rwaho barinjiye turenje ako ntacyo yakoze buhumure kunzi bacu rero turagushimye wowe dusezere dukomeza gukora subscribe sheri nako oya turashimira ko bakomeza gukora subscribe share comment tubahaye umukoro ajya bavuze ngo manu buri muntu adusharingira abantu 500 niba dufite abantu dufite abantu hafi ibihumbi oya buri wese 500 ni benshi wenda babaruhije ntacyo wenda basi umwe mirongo ojya uretse gato buri muntu uri mukunzi wacu 50 basi ntacyo 50 rwose turabakunda kudushapo turabakunda kandi muhite mutwandikira ko mugiye kubikora kandi nyuma y'imbabazi nta rubanza sibyo tubizo twici cyane utubizo twabashore bye ntago mfukira tabyo